kuri ubu biravuga ko DJ Brian yagize uruhare mu isenyuka ry'urugo rw'aba bombi. Imbarutso yo kumenyekana kw'aya makuru y'amabanga y'urugo rwa Muyango na Kimenyi yaturutse ku mwuka mubi wavumbutse hagati ya Keza Teriski na Muyango. Uyu mwuka warenze abo bombi hagati yabo ugeraho utuma bishishanya kugeza aho Keza Teriski aheruka gutungurwa nuko Miss Muyango yashatse kumwubikira imbehe mu kazi bagombaga guhuriramo mu ijoro ryo kwa 27 Kamena 2025. Nakazi bagombaga guhuriramo na Shadibu mu kabari kitwa Paddock Lounge. Gusa Keza Teriski yavuze ko kwa 26 Kamena 2025 Muyango yahamagaye ba nyiri kabari ababwira ko badashobora gukorana ko bakwiye guhitamo umwe muri bo. Mu butumwa burebure yasangije abamukurikira ku munsi wakurikiyeho, Keza Teriski yavuze ko we yafashe icyemezo cyo kukareka agahitamo kugaharira Miss Muyango, ari nayo mpamvu atigeze agera habereye ibyo birori. Mu kiganiro cyabereye kuri TikTok mu buryo bwa live byavuzwe ko Keza yagiranye ikibazo na Muyango biturutse ku mubano udasanzwe yagiranye na Kimenyi, ariko undabyamaganira kure avuga ko basanzwe bafitanye ubushuti busanzwe. Keza yavuze ko uretse kumubeshyira gukururana na Kimenyi, ahubwo afite amakuru avuga ko DJ Brian ashobora kuba ari we wasenye urugo rwa Kimenyi Yves na Miss Muyango, kuko amakuru yavugaga ko uyu mugore yakundanye n'uyu mukobwa mugenzi w'uvanga umuziki bakageraho bagera no ku ngingo y'amabanga yo mu gitanda. Iba ariko Brian yabyamaganiye kure avuga ko we na Muyango bahuzwa n'akazi. DJ Brian yavuze ko nta bizo ya Muyango azi, ndetse ko Muyango atari yagera mu rugo iwe wenyine kuko inshuro yahaje yari kumwe n'umugabo we, kandi nawe inshuro zose yagiye kwa Muyango Kimenyi Yves yari ahari. Ubwo Muyango yahabwaga umwanya ngo avuge, yirinze kuvuga icyapfa na Keza. Avuga ko icyatumye bashwana uyu mugore we ubwo akizi. Yamusabye ko ibyo yamukoreye atazigera agira undi abikorera. Asaba abantu kureka guta umwanya ku byabo kuko bifite amateka yabo kandi bizakemurwa n'Imana. Keza yahise avuga ko Muyango akwiriye kuvuga icyo bapfa agaca amazima. Muyango ariko yanze kuripfana kuko nanone yaje avuga ko ikintu cya mbere apfa na Keza ari uko yashatse kumutangamo pasi. Yakomeje avuga ko ibyo Keza akora birimo gukangisha abagabo afitiye amashusho y'ubwambure bwabo kuyashyira hanze mu gihe baba batamuhaye amafaranga. Ku byo kuryamana na Brian, Muyango yavuze ko ari urwitwazo rwazanywe na Keza kugira ngo yinjirire urugo rwe. Mu kunyomoza ibyo Muyango yavuze, Keza yahise ashyiramo amajwi ya Kimenyi ari kumubwira ukuntu DJ Brian yamutwaye umugore kugeza aho we yarasigaye amujyana muri gym kandi we yaramukoragaho undi akamubera ibamba. Keza yavuze ko gutangamo pasi Muyango nta kintu kibi yabikoreye, ahubwo aba bombi we n'uwo mugabo bari bakeneranye, kandi uyu mugore akaba atari umwana utarageza imyaka y'ubukure ku buryo bamufatirana. Ungire Bruna fungura maike yawe. Bruna Bodi kwanga kwiteranya ntabwo ari ukwiteranya, ariko buriya Muyango ntabona ko afite inshuti mbi. gute? Hano urugo rwa Muyango rwasenywe n'inshuti. What do you mean? Hano usa mubwira ngo nshatse kuvuga iki? Okay. Man, hari umuntu wasenye urugo rwa Muyango n'uko Imana, kandi uwo muntu niwe muntu wa mbere wabashyushye mu bintu bya Muyango. Makacha zamuka. Ndakumva. Boss kani vipi kaka? Poa sana, niaje kutufata? Meze neza. Yeah, meze neza makuru. Nyuma yo kumva ibintu mbishe warira. Uyasukura no gusara birimo. No gusara birimo, reka dukomeze. No Brenda. Reka tumaze tukomeze Brenda vipi wewe. Boss kani vipi man? Poa sana Brenda, long time. Ewa, warabuze kabisa imihanda waragiye urabura. Oya ndahari. Kutufata ntabizi ni wowe wabuze ahubwo. Wallahi, twaje hano no man, inshuti zacu zifite ibibazo noneho ni insazi. Nakumvishije neza nta kuntu nyine wabuze kuntu bijyamo ko uri hagati. Ako ni bande bafite ibibazo ko nge mwancanze manuka niba we noneho wagira ngo mutabizi Makacha dore Makacha hano ntabwo ari kuri YouTube. ndabizi ubwo se nyebeye ko Kimenyana nuza hahiye na ibintu byose ubumenyeye ko Brian yasenyeye Kimenyi cece ndenda guhijambo live uzanye uko maze imisi nzikurikirana se ko mba ndeba bizo ihangane twumve no Brenda ndaza kukugeraho. Yewe akantu umuntu w'umugore, ni gute umuntu w'umugore ushaka kubaka urugo yizengurutsaho, reka mbyite yizengurutsaho inzoka kandi abizi ko izamurya. Oya urukoresha amagambo ntaza kwemera.
Godfather reka nkubwire ikintu sinshaka gukoresha amagambo aremereye ariko Muyango niwe wisenyeye n'ukuri kw'Imana buriya impamvu nkoresheje iryo jambo nuko hari inyamaswa ziba ziri tremesha bari ikintu kizaguhitana wowe ubwawe biba bisaba ngo ucunge neza ucunge muri ango zose kandi buriya ikintu atazi Kimenyi ni protector we man umugabo niyo yaba ari umugabo adafite amafaranga umugabo niyo yaba arwaye umugabo niyo yaba yacitse ukugura hora ari umugabo man urugo hari abantu bubaha umugore kubera ko babonye n'umugabo we man I'm telling you umugabo n'umugabo niyo byagenda gute niyo yaba adafite amaboko n'amaguru ariko buri gihe baravuga ngo rugo rwo kwa kanaka nta rugo rero rwasimbura rwa Kimenyi na Muyango abimenye yicare yitekerezeho niba akunda umuryango we arwanirira umuryango we mana agarukane umugabo we n'umwana we kuko ibintu ari gukora uyu munsi aka kazi mani k'imihanda dukora makacara bizi abana bino iboro bya showbiz tubamo uyu munsi mani ubushyushyu umeze neza mani nyuma y'imyaka 5 ntago azaba gitwika karagasura keza naho kazaba kakimeze kuriya ajya reba ba mukecuru ukuntu basigaye bameze ntago bagitwika cyane mani nka mbere kiragera ukajya ukaranga akanyobwa ukakirebana Vira kuri Shadia wanjye komeza ninde uvuze Shadia se sorry nawe kandi ugize urumva ariko icyo umbwira nka mukecuru mu myaka 5 ishize imyaka 7 uzi mukecuru wa 2018 umuntu wese yararebaga mukecuru bati ndashaka gura na mukecuru ariko mani yishobye zirashukana kubera ko hari igihe uri kuri trendy abantu bose ubona bakwandikira abantu bose Riderman yagize kuvuga iririmba aravuga ngo iyo maze iminsi ntasohora akagoma phone yangirekera gusona man iyi mihanda irashukana iyi mihanda ibamo abantu bashaka kurira ku bandi iyi mihanda ibamo abantu bateranya urumva bakaza no mu muryango urumva umuryango rero nicyo kintu cya mbere ugomba kurinda uje muri iyi mihanda biba byiza iyo ugiye mu bintu ntihagire umuntu umenya ngo famille yawe imeze gute aba bantu bose ubona bafite abagore bafite abagabo bari muri iyi mihanda ikintu cya mbere bakora ni ukurinda imiryango yabo ntago mba numva rero ukuntu umuntu w'umugore ushaka kuba kuza ubwenge ashukwa kugera ku rwego yumva ko urugo rwe yarurekura gutyo if you give up on family you can even give up on yourself kuko nta kintu ubusigaranye cyo gufata kandi man ubukwe nyine bwa ibintu by'abastari abantu bose barabihururira nyine ubu nyine twahuruye n'icyo ariko man nyuma y'igihe man wicara kubango rero boro nakoze n'ubufu so rero riba nje sinagenda ngo mbwire Muyango ngo ndamugira inama ngo muhamagaye ko si umuntu turi close cyane mvuye ngo Muyango namugira inama twicaranye gusa ndabizi n'umwana mwiza arumva ariko Muyango niwe muntu wa mbere wo gusubiza bino bintu mu murongo kuko buriya Kimenyi kuri uyu mureba man Muyango yitwaye neza na Kimenyi yajya ku murongo ariko Kimenyi buriya ntago yajya ku murongo Muyango atari ku murongo ngo bikundi rero nyine nahabo ho kubireba tu nicyo navugaga ubwo nabandi wabaha ijambo reka twumve Boscan No mpige makofi no brain avuze neza cyane ntabwo nzi uko wajya bikubitisha bino yashaka iki ntago yavuga ibintu nk'ibi ngibi ubuze kumukubitira amashyi urumva yes ukoze neza cyane okay Godfather kw'ibyo no brain avuze ngewe mbishingiyeho 100% kandi nta kintu narenzaho avuze neza cyane nk'umuntu w'umugabo thank you so much iyi drama warayikurikiye chini ya maji nuko vango reka babwire nimuza gusanga ngende kubabaza nimuza gusanga ko Muyango ari gusohora filime musanze ingi ari plank Godfather harakari karu kamwe nshaka kukubwira nongeraho nkahita nceceka noneho none uhereye ku bakobwa bose bambariye Muyango turi mu bukwe wallahi 90% babaga n'abakobwa bashaka kuryamana na Kimenyi murakoze sanafu wallahu akbar ngongo iki bamwita no brain arabivuze abakobwa bambariye Muyango simbazi bundi Muyango nawe ameze nka nawe niba ari ukujagarara simbizi Muyango bundi yakagiye agatura nk'ibugesera inyuma ho ngaho
akajya afata imodoka akaza muri Kigali aje mu kazi yasize famiye. Uriya mugabo we arabizi ko n'abari abakobwa bose bari kumwe bari ko bareba kuriya twari twicaye. Odo wallahi bawo gashaka kumura umugabo we. Kandi ndabizi ko bamufashe bose bamuha. Ala. Mbona mimi. Jamani, asante sana nimejua hii sound effect nza ntukoresha. Rero hano muri hari ikintu turi gukwepa no Brenda. Yeah. Muri gukwepa ahangaha dufite umukobwa bita Triska muri gushaka gukwepa cyangwa kubinyura uruhande. Uyu nguyu yacumitaga Kimenyi uri kunyumva ariko noneho akanahereza Muyango passe yindi. Yarangiza agahita ajya kubwira Kimenyi ati dore bamwishyuye 300 bari kumu Kimenyi nguye no dore va ku giti dore umuntu. Niko kuri icaye ni moto. Sikiliza nukuvuga ngo ahangaha story erega ibintu ntabwo tugomba kubireka none ntabwo iyi story twayireka kuko reka nze subiri niba explanation nukuvuga ngo hano Triska yafataga Kimenyi urukumva Bosco byagendaga Triska we yafataga Kimenyi. Triska agira umutima mwiza man genda muzi umva hano ko byagendaga Triska yafashe Kimenyi urukumva nani Muyango amuha passe ku mugabo bita Jado umucuruza apana Jado s'il te plaît ntabwo ari Jado w'isibo apana boss wa Muyango nundi umva uko byagenze. Uri neza uyu ni Muyango na Jado mutinga ho gato. Uravuze cyangwa uvugisha? Oya mvugisha nta kibazo. Amakuru y'iminsi meza wowe bitese? Nanjye ndaho. Narabuze wakomeje kumpamagara ariko hari igihe umpamagara ndi mu kazi nabuze kuvugisha. Nzekana. Yego. Ariko ahandi wari umeze neza. Bameze bon. Okay. None se nshaka ko tuganira ariko nkanjye nawe nakubaza nimba nta kibazo. Nashaka kukubaza ariko turatanze nawe turahura ukama amafaranga 300 muri rimwe akagucumya. Ni ukuvuga ngo hano Keza yagiye kubwira Kimenyi ati hari umugabo bita Jado yahaye Muyango 300 aramurya nije mutanzemo passe. Aha ni ukuvuga ngo Kimenyi yagiye kuririra nde Triska aramubwira ati Triska ubu turi kuvugana amapina arabyimye kuko maze nk'amezi 2 ntagira gute ntakamura. Triska aravuga ati wamburanye iki nyegera ngiki ni icyawe igikoma icyayi cya mukaro abagize gutya kwa kundi Kimenyi noneho ari gukora transaction urukumva arega aravuga ati ni mpamvu abikora niyi hari uwitwa Jado niwe usigaye umukunguta. Ejo bundi Kimenyi yamuhaye amadolari 300 amwicundebaho kweri. Ahangaha Kimenyi nubwo bari bamaze kumukorera simu swap bamaze kumuruhura yavuye kwa Triska amaguru adakora hasi urukumva. Ahita agenda no kumugore aravuga ati Muyango unyimaga pipi ukajya kugahereza abantu baguha amafaranga. Muyango ati byo nibiki ati umugabo bita Jado ntiyagucumise ejo bunaguhereza 300. Muyango aravuga ati byo nibiki ayo makuru yakuye he ninde ukubwiye ibyo bintu. Kimenyi ati bibwiwe nande na Keza ariyo mpamvu Muyango azavuga ati wa mugore w'ubunyamaswa wankoreye. Ahangaha uyu Jado umuntu wamuhuje na Muyango ninde ni Keza. Noneho hano Kimenyi avuye kwa Keza amaze kumubwira ko Muyango yacumitanye na Jado kandi yamuhaye 300. Kimenyi akaza kugurukana Muyango yafashe telefone ahamagara Jado nibyo mugiye kumva ati nibyo wampaye 300 nyicundebaho. Umva story murazamo kumva hano Keza ahurira nabyo.
biba basi twe twanahura basi tukaza no gusangira n'ahantu kuri bwaye reka nyine urumva nyine umuntu abagenda yumva utuntu twinshi ariko nta kundi ubwo uzi ahantu byavuye ntuzi wa mushuti wawe n'ujya ubimbaza nkabwo yatereka reka nta nubwo turahura habe n'umunsi n'umwe Keza mana yanjye akunda kubimbaza nkabwo yatereka reka ntabwo turahura kwa hii chai iki chai kuntu kimeze rero umugabo aravuga cyane anaongea sana na mtu mwenye pesa huwa aongee namna hiyo kandi icyo yakoze sasa nge uruhande rwanjye sasa Muyango na Keza bashobora kuba nta n'ikibazo bafitanye ahubwo umugabo rero nyiraba yazana umugabo nicyo kibazo wapi buretse gato Godfather umugore abakobwa cyangwa abamama akenshi ntabwo baba bakundana but uyu mugabo yakoresheje technique yo kuza mu buzima bwa ntuza bwa Muyango kumubwira ubujajwa bwa Keza buretse gato nisikiye kwanza hari ikintu utari kumva Bosca hari ikintu tumvishamo neza hano ni Muyango wihamagariye uyu mugabo nibyo buretse gato ndahagera banza wumve gato kungiye mbyumvisha urumva umugabo rero yaramaze gufata yavuganaga na Keza kandi akavugana Muyango urumva none bifata igihe umugabo arazunguruka umunwa uramurenga agenda kwa Muyango amubwira amagambo buretse amubwira utujambo twose bavuganye nande na Keza hari ikintu utari kumva buretse gato Godfather ndaguhereza mic yawe ashaka gukoresha opportunity yo kugira agire mu buzima bwa Keza bwa Muyango akoresheje ububi cyangwa kwarabika Keza nubwo Keza ashobora kuba yarapanze ntuza Muyango ngo bamurye bamukuye amafaranga ariko Muyango yari yarabyanze niye prove yerekana ko Muyango ntuza Keza yavuze ko yabazagura mugabo ko yariye ntuza Muyango every single time there is not na magambo umugabo yazanye so umugabo niyo nyiraba yazana hano ahanga ntabwo uri kubyumva fata mic ikintu utari kumva ni iki ngiki Godfather bamaye ijambo uretse gato hari ikintu utari kumva nani Boscani uyu mugabo nuvuga ngo hano wowe hari ikintu hano nukuvuga ngo yatanze pasi Keza uri kumva neza cyane Bosca amaze gutanga pasi uri kunyumva uyu mugabo Keza agahuza umugabo ku nkeke ashaka kumekinga ashobora ko yagize gute ko yariye Muyango ariko impamvu yashaka kubimenya ntabwo ari uko kugira ngo abimenye gusa yagira ngo reporting kwande kwa Kimenyi uri kunyumva nakusikia noneho wabyumvishe nabi noneho hano uyu Keza akajya hamagarura umugabo amubwira ati ntabwo urayikozamo umugabo akavuga ati reka usubite byawe ntabwo biracamo n'ibicamo nzakubwira uyu mugabo yacumita Muyango ari kubibwira Keza none se Godfather niye mpamvu sasa Muyango amaze kwanga byose ibyo bari umugabo ibyo ari kumubwira ubujajwa kuko mimi naamini mwanaume wa manza wumve noneho Keza igihe kiza kumubera gito kandi ashaka gutanga iki urugambo kwande kwa Kimenyi ahita abeshya aravuga ati umugabo bita ntuza uyu mugabo yamaze kurongora Muyango yamuriye kandi muri uko kumurya yamuhaye n'ibihumbi 300 ariko cyari kinyoma uri kunyumva ariko wumve ko ubundi umukobwa yagiye gutanga pasi baba baramuriye kera we agashaka mugenzi we manza wumve hano yani hapa nimepata moto utawaka Liza mwanaume ndo tatizo Godfather hapa uri kunyumva neza cyane hapa haujaelewa vizuri nukuvuga ngo ahangaha uyu mutipe nukuvuga ngo ibyagiye psycho uri kunyumva Keza yakiniye ku bantu batatu yageze naho abwira Muyango aramubwira ati ko se Muyango wowe utegereje iki uyu mutipe wamuribona atari fresh Muyango aramukatira turi kumwe noneho Keza nukuvuga ngo we yakinaga ahantu hatatu yatanga raporo ahantu hatatu kwa Kimenyi kuri uriya mugabo no kwa Muyango unaelewa Muyango uyu mugabo n'umwana mwiza akajya kuri uriya mugabo ntabwo uramurya akaza kwa Kimenyi amaze kumurya kandi amuhaye 300
Kimenyi ibisazi biramufata ajya kwake ku mugore we ati warongwanye n'umuntu bita uyu nguyu yagoye n'amafaranga. Turi kumwe. So noneho Muyango bimucanze nibwo yagize ate? Nibwo yabwiye umugabo aravuga ati wa mugabo nigeze mpura nawe. Twarasambanye. Wampaye amafaranga. Urukunyumva? Ahangaha impamvu Muyango urumva ko Muyango yari kuri coding uyu mugabo. Yavugishije uyu mugabo amuvana nk'aba polite aca bugufi urukunyumva kugira ngo avanemo umugabo iki amagambo ya evidence yo guha umugabo we kugira ngo umugabo watuze. Urukunyumva? Nibwo yamuri coding audio turi kumva kuko iyi audio nayo habona Muyango. So arangije ahubwo nyuma yaha ngaha kuko Muyango yari yarimye umugabo umwanya nyuma yaha ngaha nibwo umugabo atangiye kumugigira. Dore ngize message suangalie usome akanza hapa sasa unaona angalia usome kwani niende mu saloni mwenyewe nitakulipia reka dusome ariko kubera iki ufitakaje uretse ngusomera ufitakaje mvugishe hello arongera hello ntiyamusubiza twavugana reka da ariko kubera iki wijyana muri saro uje umbwira urabizi ko nkwemera. Muyango aramusubiza aya saro sinayabura nta kibazo murakoze ndabizi ko utayabura ariko numva naguha keya. Urukumva? Umugore undi mugabo bro abagabo b'Kigali nimbwa. Nikuulize kitu Godfather. Hizi messages zimetoka kwa nani, kwa mwanaume? Hizi Muyango ndiye alinipa. Hizi ni message ni Muyango wazimpaye. Avugana nande? Na wa mugabo. Na wa mugabo. Ikibazo kiranga Godfather. Manza wumve. Kugeza sijamaliza acha nimalize hizi message. Ndikumva nakubita uriya mugabo agapasi mu mutwe akavuga ibyo yahisha kubera ko arashaka gukoresha opportunity ya Keza kugira agere kuri Muyango. End of the day sasa byanze. None uyu mugabo reka nkwereke manzi urebe hano hari kintu Boskani wamaze gufata side utarumva point neza numara kumva point urabyumva neza. Ntega amatwi wumve hano. Uretse gato reba hano uyu mugabo Muyango yamwimye umwanya urebe urona no ko yamwimye umwanya completely yaramukatiye. So uriya mugabo kubona Muyango amwihamagariye urukunyumva sisi kama nasikiliza Boskani nakusikia umugabo abonye Muyango amuhamagaye kandi yararamwimye umwanya wo kumuvugisha umugabo yagize gute amelopoka yashatse kuvuga no kumwikundirizaho urukumva nibwo kumwandikira ibi bintu Muyango urana ko yarera muri Yesini kugeza aho Muyango akimara kumuvugisha amubaza ibyo bintu wabonye ko ikigabo cyarangije kivuga ati none se wakwemera tugahura tugasangira none se niumva Godfather bado mimi ningali pale Godfather urabona ibintu nk'ibi ngibi unatakiwa tume gicho la tatu kurishijisho rya gatatu byo kureba kure. Muyango na Keza walikuwa ni marafiki. Abamama cyangwa abakobwa bari hano baraza kumbwira ikintu. Iyo umukobwa atanze pasi bivuga ko pasi ugiye gutanga wowe niwe batangiranye kera barakuriye kera none utanze pasi kundi mucuti wawe. Sasa basi gahunda yari kugambanira Muyango hano. Noneho ura mugabo ahinduka Keza no kugira igire mwiza kuri Muyango agenda afunguka avuga ibintu byinshi byerekeye kuri Keza kugira Keza arabikwe namara guharabikwa rero bibe bimworohere kugira kwinjira mu buzima bwande. Ntabwo uyu mugabo yabeshe uretse gato ntabwo uyu mugabo yabeshe Keza impamvu atabeshe urayizi bari ko so kwanganye bakaca umuntu tumwe gusa gene ushaka wakwihanganye gato Boskani ahangaha ikintu point nta kintu yabesheho Keza ni iki uri kubona kimbwire uyu mugabo. Okay, ikintu kiri hano nuko urabona ko muri za muri real recording ntuzakoreshaga Muyango recordinga wa mugabo bari kuvugana. Nuko uriya mugabo yaramaze igihe kirekire avugana na Keza agafata amagambo akatwarira umugabo wa Muyango. Utari kumva nawe ni Godfather utanielewa wende umeshachukua wallahi ni wao wamaze gufata side ntabwo uri kubyumva neza. Ikibazo n'umugabo hano umugabo niri guteranya abantu na niyo mpamvu ari gukoresha ingufu cyane kugira ayinjire mu buzima bwa Muyango. At end of the day nuza gahunda yabo ite irangira kuko nibyo ari gushaka.
hauwezi ukanielewa bro. Ni pagumu sana kwa hii chai, ni ngumu sana, inahitaji utumie akili zaidi uwezi kuelewa hapa. Tatizo ni mwanaume anatumia nguvu zaidi. Tuve kuri uyu mugabo The point. uretse gato yawe, tuve kuri uyu mugabo. Wallahi Boskani, urumva uyu mwanaume hana tatizo lolote. Utaramuvaho wamaye umunota umwe. Okay, ngavuga twumve. Boskani utakuja elewa. Komeza. Twagiye ba. Nshaka kuvuga kuri kino kintu, sibyo? Twese ngiye kuvuga nk'abantu b'abagabo. Ngewe ndi mariye, ntago nzi Boskana niba ari mariye ariko wenda bizi ko utari mariye. Wa musenze subiye n'iko nari bigenda yubatse genda gahambirwe. Banzu bive gato, none katugana nk'abantu b'abagabo bubatse, sibyo? Ngewe Bahati ndamutse bamaye pass, umukuka kama pass. Nkagenda byo tukavuganye nkabikora nkabyubaheza amafaranga yamuha tukaryana bikarangira. Hacaho nk'iminsi runaka cyangwa se kutunkoze byo gucamo gahoro gahoro nkabona call iramamagaye. Munyumve neza. Ikambaza ngo call imamagaye ari yo mukobwa twaryamanye nahaye n'amafaranga. Igahita imbaza ati Baha, koko wigeze twiye turyamana uranyishyura? Ndi umugabo simbaje icyo kibazo. Honest, umugabo wari wese afakajya numvishe call imbaza icyo kibazo kandi imbazwa n'umukobwa twaryamanye twagende. Urumva nabura makenye ubwenge kujya mutavuga ati yego twaryamanye ndayaguha cyangwa ngo bagute cyangwa ubwenge nk'umugabo wabatse ibyo se bivuye. Dutekeze nk'abagabo. Ntabwo uriya mugabo kwakira call ya Muyango imubaza ibyo bintu. Bro, nubwo baba barabikoze nubwo byaba byarabaye ntabwo uriya mugabo yari kubyemera. Nk'umugabo wari wese ntabwo umugabo wese yapfa kwemera ngo ku telefone nakubajije ku telefone gutya gusa ngo nge nawe twararyamanye amafaranga nubwo twaba twarabikoze. Nta mugabo nyamugabo icyo kintu wacyemera. Icyo kibanzo cyumve. Tugaruka noneho kuri Tereske na Muyango baraziranye. Bro, baraziranye nizo diri zo guhana amapase byanze ukunze bazikoze kenshi cyane gashoboka. Kuko ntabwo Tereske ashobora kubwira uriya mutipe ateka ngo pase ya Muyango narangiza akaza kwa Muyango inbox kamwe atura mugabo mugigira araguha amafaranga badasanzwe izo diri bazikina, badasanzwe bamenyeranye, badasanzwe bavugana. You understand? Ngero mu gusoza umuntu wanjye nagusabye nubaha igihe nuko ikibazo ntabwo nge nyibona kuri Keza Tereske. Ikibazo si nyibona kuri bari abantu bose bashamikiye kuri iyo nkuru. Ikibazo kiri hagati ya Muyango na Kimenyi, bose batigeze bagira commitment yo kubaka urugo rwabo. Umufaransa navuze ngo remire aux les oreilles. Nibikuta birumva kandi ibikuta biravuga. Iyo ikintu cyarenze icyumba cyanyu, ngiye se nubatse se. Iyo ibibazo byarenze mu cyumba cyanyu, inkuta enye zigize icyumba cyanyu, kikarenga kikajya hanze. Icyo gihe mutamwirengera ibivizavamo byose. Ikibazo si Tereske, ikibazo ntabwo ari bara DJ Brian uko biri kuvugwa, ikibazo kiri kuri Muyango na Kimenyi bemeye ko ibintu byabo bubwa badagomba kubihandoringa cyangwa se mabyanze babijyanye mu miryango ahubwo bikarinda bigira hanze. Kimenyi no umuntu umugabo wo kujya kugisha inama kuri telefone. Tereske urahamagara umukobwa ukamugisha inama ku rugo rwawe bro, ibyo bintu uruva bibaho? Icyo gihe wishize hanze kuko cyo cyangwa ejo bundi bizajya hanze kandi ni no kuri telefone nangwe na face to face omwe muhamagara ndagushaka muhure ahantu muganira kuri telefone ukabwira umuntu ukamugisha inama. Koko iki? Ngiye mu natangiye warongo mwikomereza. Nta kintu ngiye nta side nafashe. Ngo dufite mpige makofi Bahati. Nawe namukubitira yafashe side. Wallahi mpige makofi mu gavizo. Barakubeshya ntayo namukubwira ngo ndaratubimanganyije araducabiranije aragiye araduhubika ariko kazi mu bade cyane. Ngiye bamubwije ukuri ariko. Nk'umugabo wubatse ngiye ndubatse ubyibuke neza. Imyaka igiye kuba 3. Ba Muyango bakoze uko nyuma yanjye. Ariko birababaje kuba nta mwaka baramara bro bakoze uko bakoze si mu kwambere bakoze hari. So birababaje rero iyo ikintu cyarenze umuryango. This is a family issue bro, this is a family issue. Umugabo n'umugore iyo bibananiye bahamagara famille zabo. Niyo mpamvu mbere yuko mukora ukwe mu byumvikana mwembi mwarangiza mugahamagara famille zanyu mbere mukazibwira ati twebwe dufite gahunda yo kubaka urugo. Mubwira famille, ntabwo mujya kubwira karubanda ntabwo kubwira social media. Aho ngaho ndi yabanze yavuze ikibazo.
Thank you. Niyo mpamvu niyo havutse ikibazo before yuko kijya ku karubanda kibanza muri famiye. Bafite pare ntabwo abasitari bagira famiye. Ntabwo bagira se amarere. Ntabwo ibyamamare. Ese mwazanye Goregora ari he? Muzane se muhungu se muri ntabwo ntiyakoze ubukwe ntiyatandukanye n'umugabo. Okay, twagiye komeza. Urumva icyo navugaga se? No kuvuga ngo rero niba ufite pare undi akagira amarene, abo bantu babayereho iki? Mufite mama, mufite famiye mukomokamo zagize bagarira mu bakwe. Mufite abantu babasabiye, mufite abantu benshi mwahamagara mukababwira ati dufite ibaze bimwe. Iyo biraniranye hari n'abasiga bifashisha noza abakansara bakajya muri abakansara bakavuga ati mutuganirize muganize famiye bakagenda bakishyura abakansara. Bro kangwiza ukuri nta rugo rutagira ibibazo. Nanjye n'umugore wanjye zirara zishya pe zigahondana ariko tukamenya ko tugomba ibibazo byacu. Sibyo? Ibibazo rero biguma mu cyumba cyanyu. Muri za nkute cyumba iyo bivuyemo bijya muri salo. Muri salo ntabwo bihagera ari abantu babiri bagiye kwicara ngo biganireho. Bijya muri salo harimo pare, harimo marene, harimo famiye y'umuhungu, famiye y'umukobwa bakabiganiraho. Ariko kuko bo bakubije bro amazina twese dufite amazina akomeye. Dushatse kwishyira hanze kano kanya naje tukarangeje banyose kuko ari ngiye wishize hanze. Ariko nimenya ngo ibibazo byanjye no mu rugo rwanya na famiye yanjye ngiye bahati kuza muri showbiz makace bakamvuga itsoke, ariko umuryango wanjye famiye yanjye ntago igomba kuza muri showbiz. Babahuye bombi ari abastar. Muyango n'umustar, Kimenyi n'umustar n'aba celebrities, ariko ntago bigeze bamenya ngo urugo rwacu turarugenza gute kugira ngo tujya muri media. Ubu se tuvugisha ukuri Kerema Music si umustar, Knowless si umustar. Wari babumva se muri showbiz ibibazo byageze hanze kandi bose ari abastar? Nuko se bo muri atuvuga ko badashwana da. Iteka ryose ibibazo bya famiye biguma muri famiye. Mwebwe rero kujya bijye hanze nimwe muhitamo kubijyana hanze. Kimenyi yagiye kugisha inama Keza. Kimenyi ndafite pare. Ntafite pare. Muyango yagiye kugisha inama bagisha inama ntafite marene. Ntibafite famiye bakomokamo. Hari igihe abantu bubaka badafite gahunda zo kubaka. Ahubwo asanga wagira ngo harimo guprofitana. You understand? Ugasanga reka mbete umwe na runaka aramfasha kumenyekana musibizi kuko bibiri birabaho. Umwe yatangira kuzima hitizanya amateka gatangira kubaho. Nk'ubu ngubu hari abantu bari kwifata mu buryo bumeze gutya nasoza. Benshi bakuvuga ati muya noza Kimenyi hit yari afite yaragabanutse nta gikina umupira n'amafaranga afite Muyanga mutaye kuko Muyango ni utunze urugo. Sibyo? Niko benshi bari kubivuga. Kandi bajya kuri kote ya Kimenyi naho ushobora gusanga harimo n'ibindi bibazo byinshi cyane ari guhangana nabyo tutazi bya famiye yabo. Bo rero nibo bishize hanze n'ubu ngo kugira ngo biyunge basubirane. Kimenyi na Muyango baramutse bavuze ati tugiye gukora telefone iminsi 2 bakifata bakigira nka za Rubavu cyangwa se bakagira za Tanzania bombi bwabonyine bakamara icyumweru kimwe baza biyunga kandi nta nubwo twamenye ibyabo n'umuryango wabo babaho neza cyane. Ariko uko byageze muri showbiz umwe aravuga Teresa karaza avuge Muyanga arakare narakaraza kuvugishe agoye audio bagiye bari codingana. Ubundi ni gute nyivuga n'umuntu ari kundi coding ubundi kuri coding umuntu bireme maze n'amapumbe yari hanze kanze kuri coding nose nimujya muri fotora n'amavideo yari hanze kanzwe amajwi. Urumva rero niyo mpamvu ngiye before Godfather ngiyewe ngushaka personal kugisha inama ntabwo amagara Godfather meze biti ko ngushaka tubonane face to face tuganire tukicara ahantu tukajya ahantu muri restaurant nziza tukaganira bati ngira inama ibi nimeze uko. You understand? Aho kuri telefone ngenda kujya kuvuga umuryango wanjye mvuga famiye yanjye umugore yananiye byagenze uko mbivuga kuri telefone bro. No ndi kubwira umuntu nawe wo muri showbiz. Godfather muri no showbiz 2007 till now nta nshuti muri showbiz baho nta n'umwanzi ubaho. Showbiz abantu bose babana baprofitana. Nanjye se ndi inshuti yawe. Ngiye nawe turi inshuti byahe. Ubu ngubu ikibazo cy'umuryango wanjye kano kanya mfite urakize. Manuka ndakizi nyine ntabwo urira indege ngo ugende no si ikibazo gikomeye. Nose tutagenda ntabwo wakabaye waragiye imigende cyashize impamvu utagenda se. Ndayizi. Siyo mpamvu asubiye kujya gusenga ukava muri filime mu nda yambaye ukajya gusenga kwa Minyoni. Nose ngo bizatuma ugira. Baho dukomeze kwa Muyango nsimbuke. Abandi barabashipinga ntabwo bimara. Kuki utaragiye. Ninza.
nta byarapfuye nuri muri Canada nyine aho banzombi ndubiye uri muri Canada yisubiyeho no sense ninza wasubiye kwa minyane kugira ngo usenge imana yi ninza muri Canada ntabwo uzambaga ntaho uzagiye gute se ko yisubiyeho urumva naramutse aba yarisubiyeho mukaba mutabizi nibanga ryanjye azi family yanjye uzabimenya muyango se byahise bijya hanze cyangwa twabyamenye wese muyango ngo byahise biza amace makaca yashaba muyango bo man njye ngize ukuri baramutse bicaye muyango nakimenye bonyine bakaganira bino bibazo abantu bose babirimo bakabashira ku ruhande ngo bakicara bo ubwo bakaganira ikibazo cyakemuka bro ntibishoboka anyway okay urakoze cyane ku gitekerezo cyawe urukumva Godfather umunota umwe nongera akano gato ku kintu bahatavuze kirakomeye ni gute wisanze mu bigingo kandi uvuge urubuga rw'imikino ko ari nkibyo ariko se amakuru mu Rwanda ni ukuvuga ngo abanyamakuru b'iki gihe ngaho uvuga imikino uvuga urubuga rw'imikino utubwira kabumbu ugeze mu ko zubakwa gute Godfather Kimenyi even sportif bro wa mugabo we uri umunyamakuru w'imikino ugeze mu biganiro byawe makorodine gute Godfather Kimenyi even sportif bro nibyo akuze ko ari byo aho ngaho uramfite komeza reka mera aho ngaho Makaca avuze ikintu gikomeye cyuko ubwabo bakwiye kwicara akaba aribo bihuza byakunda ko bishoboka impamvu nemeranya nawe mereye aho ngaho nuko Kimenyi ni umusportifu nibyo bajya gukundana bakora ubukwe byari muri bya bihe bya Kimenyi yari ameze neza aribwo akivunika ariko bitaramara igihe ubu Kimenyi Yves amaze imyaka 2 avunitse man bisobanuye ko nakaza afite nakare nabikubwiye ko Kimenyi Yves nahuye nawe mu cyumweru gishize bro ukunangana nta nubwo bishoboka yuko yagaruka mu kibuga ngakine ariko gupanga ntibishoboka kubera iki kuko until now narakira neza aracyacumbagira noneho yabaye papa yarabyibushye kabisa inda yagwiriye oya ibyo niho bivuze Kimenyi nyine nago yagaruka mu kibuga ibyo ntibishoboka nawe ubwe mu kanwa karabikubwira bisobanuye iki Makaca arakoze cyane ahereye kuri iki kintu cyo kuvuga ngo bo ubwabo ngo bicaye bakaganira bro nanjye ukuntu mbibona as opinion mbona bo ubwabo harabayemo ikintu kimeze nko guhangana Godfather si rimwe si kabiri twagarutse kuri no pano tuvuga yuko Kimenyi nk'umugabo akazi muyanga akora atagasapotinga nyine biri complete uko bikwiye sinzi nimba uri kunyumva neza kugasapotinga nukukabera fair nyine ngamusapoting icyo bibyara nugusa nkaho bahanganye rero byagaruka kuri Kimenyi abasportifu n'abantu bagira amafaranga azira icyarimwe akaza ari menshi ukongera ukagira igihe utayafite abantu bazi bya sport barabizi ushobora kujya gukina na Rayon Sport uri muri APR Kimenyi bakagushyiraho prime ya miliyoni watsinda ugafata iyo prime ya miliyoni kandi ukazaba ugifite salary n'ibiki abakinnyi bagira amafaranga pe signing on fee babahereza amafaranga menshi ibyo byose Kimenyi kumara imyaka 2 atajya mu kibuga byari bisobanuye ko ayo mafaranga yose abaye bloke kuri Kimenyi atazongera kuyinjiza Godfather uri kuranyumva neza Makaca arabivuze ati bakoze ubukwe vuba hangaha ariko Kimenyi na Muyango bari bamaze igihe kinini babana mwipimire igihe bakoreye ubukwe bisobanuye ko ari ubuzima bari bamenyereye kubamo ubwo buzima bw'amafaranga ahari na Kimenyi yagize mu ruhare bibaye ngombwa ko ahantu izo source zavaga zihagije zitakiri kuhava icyo mbona ngiye kitabayeho n'ukwicara hagati ya Kimenyi na Muyango ngo bakire ubundi buzima bushyashya bagiye kubamo kuri Kimenyi sinzi nimba uri kumva icyo kintu Kimenyi ni umuntu kuba uri muri APR ubwabyo amafaranga zira ku gihe zigama CSS yakuguriza bro izo prime maze kuzigarukaho arije umuntu akwishimira from nowhere akaza kagukandira akanyenyeri ku buryo ushobora kwisanga ku kwezi na miliyoni 20 uzifasha zirenga rero iyo bihindutse ukaba ugiye kurambiriza wenda kuri saro gusa ya modoka wari ufite ukaba ugiye kuyicungira ukaba ugiye kubaraho kure essence ari ibyo uriyima wari waramenyereje umugore wawe kuri Kimenyi rero nkamwumva gute uraza kugira igihe nawe utangire kwijudginga situation wajemo kuko muri sport abamo ama depression man
kavuga ati umusenzi amvunnye sinzagaruka mu kibuga, wenda nta n'undi mushinga nari narapanze nta n'iki. Mu ba sportif habamo depression iyo utagize umuntu kwegera ngo akuganirize. Rero niyo umugore nawe ubwe none hataje ngo kubera icyo gisubizo mu binegosiyo uko nguko Makaca yabivugaga, kuko nyine nazibana zidakomanya amahembe, bamenye ko noneho ibyabo nibijya no muri media kuko ari abastari biraza kurenga cya kibazo cyabereye mu rugo kibi, kindi kibazo kinini cyajemo media. Twibukiranye yuko uretse ibyo bintu byo kuvuga ngo Kimenyi yasibye ngo amafoto y'umugore we kuri Instagram, kuri BDA atinda kumupostinga ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo twari twabona official statement Kimenyi aze akubwire ngo ngiye n'umugore wanjye byararangiye. Ariko nanone wareba uburyo Kimenyi abayeho ukabona umugore we ntahari muri ubwo buzima. Rero ibyo byose kuba byarisanze muri media bakananirwa kubikumira, ukongeraho n'ubwo buzima Kimenyi yaragiyemo, iyo mvuna afite n'ubu nirakira kutazagaruka mu kibuga gushaka ikindi cyo gukora, kugabanyuka kw'amafaranga, ibyo byose bikaza bigakanyaga icyo kibazo bro, bigakanyaga icyo kibazo. Kuko amakuru soza, kuko ndashoje Godfather, Kimenyi nta nubwo azigera agaruka mu kibuga ibi byo gukina professional. Tuvuge ngo aje muri Royal, aje muri APR, agarutse muri Kiyovu yabagamo, ntago bishoboka. Urumva nyine ibyo byose rero biraza bigahurira hamwe. urakoze cyane. Bosca ni yumi. Wabyumvishe ibyo twavugaga Godfather? Bosca urahari? Bosca nasari he? Ndahari, uri kumva? Ndakumva. Ndahari rwose kandi ibyo avuze ni ukuri. Sibyo nakubwiraga Godfather. Ino ti ugomba kwireba muri ukoresheje ijisho rya gatatu kugira umenye ukuri uko kwihisha. Yewe ntabwo ndi reka nze mbabwira ikintu ngomba kumenya. Ntidufite abantu igihumbi hano. Bosca, iyi ti turi kumwe na iyi vitu mimi ndakuja kuongelesha pembeni. Ibi bintu turi kubahereza 0% ku makuru ari hanze, ku makuru na reality iri kuri ibi bintu. Uzukuntu bimeze, ngiye ndi kubabwira ibi bintu turi kumwe, harimo ibindi bintu byinshi cyane turi kumwe. Ese ko turuvuga kuri ango imwe, ko turi kuvuga kuri kote imwe, nta yindi kote muri kwirengagiza kandi yavuzweho ko mutari kuyivuga nyinshi cyane. Turi kuvuga ko iyi ngiyi ko yakora iyo uretse gato ko hari ahandi hantu mutari kugera bahu. Uretse gato hari indi kote mutari kuvugaho kandi ntabwo muri kwirengagiza. Hari indi kote hano, hari umutipe wambwiye, urimo kunyumva hano, nabwiye umukobwa arambwira ati Godfather uraho neza. Arambwira ati none se Godfather, abakobwa nitwe dusigaye dufite amafaranga, n'abatayafite barashaka abasaza bafite amafaranga. Ngiye kukugira inama, abahungu ni murongorane hagati yanyu. Wowe Kimenyi ushake uburyo wegera se muhungu, bitari ibyo hari andi makuru ari kuvuga. Erega muri kunyura iruhande, hari umuntu wa mbere, hari umukobwa uri kuvuga muri iyi nkuru bita Natasha uba muri Australia, ko mutari kumuvugaho, ugiye gushipinga Kimenyi. Babyaranye impanga. Haleluya, ibintu ni byinshi. Hari amakuru atari kuvugwa hagati y'igitsina cy'abagabo cyariye dodo n'ururimi nike kirongora neza ku bakobwa b'Ikigali uyu munsi. Haleluya, ibi bintu ni birebire. Urumva turi kujyana, kuna mengi kuhusu hii mambo. Ntabwo ngibi wabimenya uri umurokore. Bosca ni kuna mengi. Umuntu wavuze neza cyane ni umuntu mukanya uvuze ngo nani Nobrena wamwumvisha nani Bosca? Ukimsikiliza Nobrena ndio utajua ukweli kwa wapi. Mbogesi Nyarugwana. But mimi kwa upande wangu mpaka sasa hivi niko upande wa kuona kwamba The Keza sijaona kosa lake zaidi, japo ule mwanaume nta kundi kuntu wabivuga kandi hapo na mimi kabisa. Uretse gato nani Bosca uretse aho ngaho rero, uretse gato
aho ngaho nuvuga ngo Keza nta makosa ye afite nani Boskani, uratuma dusubira inyuma turebe Keza iyi nkuru arayiza mate, uzanayiziramo nani umusa. Keza ntabwo ari ubwa mbere yabagiranye ikibazo n'abakobwa bakundana na Kimenyi. Bivugwa ko uwo bita Didi Doro, niba ari Didi Doro, wabanaga na Keza mu nzu, yashwanye na uwo nguwo. Didi Doro niwe ex wa ntuza wa Kimenyi. Uyu nguyu yashwanye na Keza, ndetse biba ngombwa ngo kuba bashwana, umwe ariruka aramuhunga atorokera Uganda. Ibi ngibi ava mu nzu, uravuze ava mu nzu, ibyo bintu birambure ngo birambure babanaga mu nzu bagatandukana. Bapfuye iki? Bapfuye umugabo ninde? Kimenyi. Hanyuma bose hari mu buhe mwaka? Ntago nkuzi Boskani. Ikosa ridashobora kubaho no guhanaguraho Keza amakosa muri iyi saga, kuko nukuvuga ngo Keza n'umugore wa Kimenyi kurusha Muyango, kuko Keza z'uburyohe bwa Kimenyi mbere yuko Kimenyi amenyana na Muyango. Urukunyumva? Ahubwo ni gute Keza yisanze muri saga za Didi ex wa Kimenyi, akisanga muri saga uyu munsi akaba akiri kumwe na Kimenyi, ahubwo we barakundana. Umugore mukuru Keza ni umugore mukuru kuri Kimenyi. Hari ikintu mutumva. Niba Keza yisanga muri saga za ex, bivuga ngo Didi yajyaga ku kazi ngo Keza agasigara yicundeba kuri Kimenyi. Abo se nukubereka abantu nk'aba ngaba batarongorana ngo bashakane bakuru ubukwe. Uru kuri nani Boskani? Ntabwo Keza yava muri iyi saga, nta nubwo ngo ntabwo yirimo, kandi yaratanze. Kimenyi yagiye kumuririra. Ndashaka ubyumve nani Boskani. Kimenyi yagiye kuririra Keza, ati urabizi, ati oya habaye iki, ati Muyango nsigaye mukora hakikunja akaryama amapyisi ntabwo akimpa, ataguha iki umupuri, ati wamusenziwe ntawe mfite ngewe ingo hano. Uri kunyumva nani Boska? Keza avugana na Kimenyi, uretse gato Kimenyi yagiye kumuririra ko Muyango atakimuha. Hari ijambo Baswahili bavuga kikulacho kingoni mwako. Maze wumve, uretse gato wumve Boskani. Okay. Noneho ni kuvuga ngo urukumva Keza ni umushuti cyane wande wa Kimenyi kuva zamani, tokea mwanzo, kugeza aho Kimenyi yagiye kumubwira agahinda ko Muyango atakimuha. Urukunyumva? Urukunyumva Boskani? Noneho Kimenyi Muyango naho ntuza Keza mugati byanya byose ntabwo akiguha, ati oya bye ntabwo aguha, ati ntabwo ampa sure ngwino manze nkumara agahinda ubimbwire neza. Arangije ibyo izo conversation zose Keza ahita recordinga Kimenyi. Urukunyumva? Aramuri kodinga. Ejo bundi araza bidukinira, ati ngiyewe Kimenyi yaje kundirira ko umugore amwicisha umushyukwe, nk'inshuti yanjye ya hafi nagombaga gukora iki? Ngombaga kumuba hafi. Urukumva? Size muri kubyumva? So ahangaha uri kumva ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha already nani Keza muri gushaka kuvana mu makosa, ntabwo yava mu makosa, aramutse anavuye no mu makosa yakoreye Kimenyi amakosa mubere inshuti mbi. Kimenyi yaje kumurira ko umugore watamuha, undi aramuri kodinga araza bishyira ibyapa. Unasema hana kosa vipi Boskani? Impamvu Keza nta kosa afite ndakumanura. Reka mbanze nkubwire gatoya. Sibyo? Impamvu Keza nta kosa mubonaho nuko Kimenyi we nk'umugabo wubatse urugo ariyo wisohoreye amabanga y'urugo ajyana kwa Keza. Ariko Keza ni umugore mukuru. Rumva harimo no gufuha nyine.
harimo no gufuha no kumva Kimenyi akaba yari uwe, harimo udumva ko tuntu twose ubundi se kuki Kimenyi atarongoye Keza kuva kera akajya kurongora Muyango? Okay, muhe nimero ya Kimenyi uradusobanurira. Kujya mwamugana shaka Kimenyi. Abantu mwitego mpamagare murashaka abantu bashaka Kimenyi mumbwire Kimenyi muzane. Abantu yamushaka muzane Kimenyi nimwandike Kimenyi namaze kuvugana. Kimenyi muramukeneye twumve verisiyo ye. Naze talking ubundi. Okay. Uno ntabwo nabemera ndamubaza. Twumve verisiyo ye tumubaze. Ntabwo nemera ko mumubaza. Manzu Rwanda n'ibyawe nawe ntibyoroshye. Guys. Boskani unaonaje huyu mwanamke akiongea? Nije naye? Yeah. Mlete. Leteni hapa bwana. Mutapige tugire ku bihumbi miliyoni. Tapote la famille. Murebe niyo goro muyikunde. Nje bura mfite ukuntu jya ninyuza hirya ariko uyu noneho mugiye kumva verisiyo yo kurundi ruhande. Ariko noneho mubwira ibinyamakuru byitegure igihe nimuze ubu tugiye kwinjira muri reality. Ngene ko turi kumanuka. Uyu muntu ushizemo nimero aba moderator ni mu muboroke. Broki yimbwa. So ahangaha Boskani I see where you coming from. Ndareba ahantu uva. I know. Urukumva? Najua. Lakini mwanamke sio wa kuprotect. Ana makosa. Ntabwo ngenja nyiri ruhande. After makosa vrema. Kandi namushaka kuba abanyakuri ntimuze kuvuga ko Keza ngo ari umwere. Ntabwo Keza ari umwere. Keza afite amakosa papa. Keza afite amakosa nubwo iyi nkuru izaza iri buze kurangira. Erega ahangaha nta kintu na kimwe muramenya. Hari ibindi byinshi mutazi. Uyu mugabo mureba Kimenyi yari no kwiyahura habuze gato. You have no idea. Muranga gusa murabizi. Narababwiye wa mugabo we, umugabo nta kindi, umugabo n'amafaranga. Nta mugore ushobora gutunga umugabo udakora. Umugore wagutunga udakora n'umwe gusa ni mama wawe. Turi kumwe? Umugore wenyine ushobora kugutunga udakora umwaka imyaka 2 gashira ni mama wawe. Muri iki kinyejana turimo ntabwo igitsina cyatuma umugore aguha urukundo. Never ever. Ntabwo igitsina kikimataringa my friend. Niyo waba ufite umurizo ungana uti ntabwo ibyo bikora. Ibi byose ingaruka n'izina ry'Imana yo kimeneza kuba akiri active akiri mu kazi. Ntabwo yagomba kwisanga muri uyu mwanda. Ntabwo yagomba kwisanga muri ibi bibazo. Ibi byose impamvu nuko uyu mugabo yaje gusanga ari umushomeri. Kugeza kuri papier hygienique yihehesha yaguzwe na Muyango. Kugeza ku isukara mu cyayi yaguzwe na Muyango. Kugeza ku isabuni ifura amashuka ryamamo wanyariza mu mashuka umugore utaguze. Bite byanyariko. Wabwira umukozi wanyariza wabwira umukozi ngo na mesa amashuka wanyarisha mu mugore utaguze utagura n'isabune yo kuyamesa. Ni muke muri assurance y'ubuzima. Mwiteganyirize iminsi nibahinduka. Ikintu kizaba savinga ntabwo ari abagore mwashatse. Muzasavingwa no kwiteganyiriza mwagize bitari ibyo bazabanyaho. Uko no kuri Godfa. So, hari byinshi mutazi. There is a lot. Hari ibintu byinshi cyane ntashaka kuvugira. Ntabwo ngiye sinshaka kwinjira muri ibintu. Aba bantu nongere nkore disclaimer, aba naba star ni ibyamamare, niyo nkuru ihari, iyi nkuru ihari iravugwa. Ntabwo nshaka kugira ngo abantu muze hano ntimufate Keza ngo mugire clean. Keza ntabwo ari clean. Keza nk'umuntu uzi uburyohe bwa Kimenyi agiye kumubwira agahinda ke. Kimenyi abo turaza kureba ni iyihe mpamvu yatumye Kimenyi agahinda ke kose agatwara hanze. Ibi ngibi ntabwo mwabimenya. Byamenywa abantu bazi story one by one kugira ngo Kimenyi agera turi kavugi. Mu majwi twumvishe Keza dukinira
ayo majwi Keza yakinaga yavugaga ngo umugore wanjye yagize agahinda akababara cyangwa afite akabazo umuntu umuturisha ni umuntu umwe, ni umuntu bita Brian. Njyewe ntabwo nshobora kumuturisha ngo bikunde. Muragomba ni ka kabizu kajemo mu majwi twumvishe Keza yakinnye, amajwi yagiraga ngo mu magambo ya Kimenyi ku giti cye ati umugore wanjye sinkimufiteho control, iyo yarakaye, iyo yababaye, iyo hari ibitagenda, ijwi rimwe rituma tuza kongera guseka. Ni iryande, ijwi rimwe ryonyine rishobora gutuma atuza, ni iryande. Musharinge live nzane Kimenyi, musharinge live nzane nde, mutapinge screen tugere kuri miliyoni nzane Kimenyi, murebe iyo goro muyikunde. Are we together? So kuna mengi sana kakangu. Makacha we ibyo muri kwivugisha mukubita ikirere na hariya byagenze gute kugira ngo umugabo yahukane? Hamuna habari jamani, umugabo yahunze urugo aragenda, byagenze bite kugira ngo umugabo yahukane? Kimenyi niwe wavuye mu rugo aragenda. Apa ndio ahangaha niho mudajya musubiza amaso inyuma ngo murebe. Sabrina ibi bintu nagaza. Jamani, amafaranga ndio kila kitu. Tafuteni pesa. Mushaka amafaranga. Mushaka amafaranga, umugabo udafite amafaranga nta kintu. My friend, ubu ngubu ibintu bihaje uburyo bwinshi cyane bwo gutuma umugore arangiza, kugira ngo umugore be satisfied. Umugore ibyishimo byo mu buriri ntago bigitangwa n'umurizo w'umugabo gusa. Reka da nta mafaranga cyabaye. Mushaka amafaranga, abagore bazabakunda, bitari ibyo ngibyo muri kasi imbere y'abagore. Hari uwavuze ngo udafite amafaranga uri umugabo ngo nuguhagarara nihagarara. So ahangaha abantu mushaka Kimenyi ni mumbwire. Ndashaka kumva Samia hi. Turi kumwe. Agiye mu cyayi. Samia pesa ndio kila kitu we. Wowe te ngo umugabo atagira amafaranga nuguhagarara nihagarara. Uvuze ngo iki Samia? Urahari? Hoya nje navuze oya mani bari abantu barakundana. Bipize. We support love. Kiwerewere. So ngayo nguko. So ibindi rero abantu bategereje abantu mushaka ko tuzara mwese mwandikemo hano hasi. Abashaka parte 2 ariko ivuye ku rundi ruhande murahari, muzamure muzane mbamane muzane. Mwese mwandike misha izina rye turamuzana. Ariko abanyarwanda ndebera n'ukuri kw'Imana hazi. Ariko Godfather ko muri kwibanda muvuga ngo nta mafaranga, Kimenyi yamenye ngo bagiye gukora ubukwe Kimenyi atararwaye. Funga mic yawe. Zana ibyo uzana, kazana amagara nkuboroke. Zana ibyo uzana kankuboroke, kazana amagara kankuboroke. Abanyarwanda mugira ururimi rubi, urumva. Uyu ngo niba ari zaza wabushita wenda kuborotse, sinaborotse bake, urumva. Uzagende kamenyero yenze nyina miyabanizowe yivo pumbafu zako kigoryi kankuboroke kakubwe no mu ruho. Uzongera kuzajya unyumva kuri YouTube manyoko.
mbavu zako. Uzajya unyumva kuri YouTube umusharinge live. Abantu bumiwe hano, umuceri uryoshye kubi. Aha, ngoza na Yago. Thank you so much abantu mutapi. Okay, Hozi. Ngaho mwitegure kuri coding. Dore bibi cyane kuri abantu bari hasi baturamye. Ntabwo twakumva verisiyo imwe, iyi nkuru yakabaye yarahagaze, ariko tugomba kumva verisiyo yindi. Hey! Noneho niba muri kwitegereza hano, ibi bintu n'ahandi byancanze. Twasomye message mu ndebero ukuntu Muyango yamukatiye, musome. Ninde muruzi gusoma Makaca? Baha. Ariko se ntabwo mfite umunyamakuru. Iva. Godfather. Nsomera iyi message. Jero ndwaye amaso nagomba ndi kure ubungu. Iva utegereje iki? Duhere hejuru se? Yego. Erega ndashaka ko tuganira bitari kuri phone kandi ndizera ko bizagenda neza. Uburetse kandi hera hano. Nubona akanya umvugishe undi munsi hello, undi munsi hello, twavugana ariko kubera iki wijyana muri salo ujye umbwira pe, urabizi ko nkwemera. Umuntu aramusubiza ati aya saro sinyabuze, nta kibazo murakoze. Undi arongera ati ndabizi ko utayabura ariko numva naguhakeya, ariko basi nosoza umvugishe. Undi munsi hello, ko ngushaka. Undi munsi erega ndashaka ko tuganira, nago ibindi ndi kubibona neza. Erega ndashaka ko tuganira ibindi bitari kuri phone. Erega ndashaka ko tuganira bitari kuri phone kandi ndizera ko bizagenda neza kandi urakoze kumpamagara. Umuntu aramusubiza rero ati umva rero nkubwire wa mugabo we, nahujwe nawe n'akazi kararangiye rwose. Ibindi biganiro nagirana namwe byihariye ni ibigamije iki? Ndagusabye. Ahanga tugiye gusesengura iyi message. Kanyitangire neza. Uretse gato. Umva rero Ahanga baramaze kuvugana cyagiye muri yakoro twabonye muri za record. Ni gute umuntu yahamagaye undi yarangiza akamwoherereza message akakanyivuga gutya amuhindutse ati no. Twumvishe record mu kanya sibyo? Baganiriye neza kandi amubwira ko bazabonana. Kubera iki nyuma bigenze uko nguko? Soma heraho hejuru turebe. Ibindi ni bya bindi Makaca yavugaga. Reka dusome ino message. Umva rero nkubwire wa mugabo we, nahujwe nawe n'akazi kararangiye rwose. Ibindi biganiro nagirana namwe byihariye ni bigamije iki? Ndagusabye nkwinginga nyubaha, nimba binanze iyubahe. Sinkunda gusuzugura nanjye, sinkunda umuntu unsuzugura. Urakoze, umugoroba mwiza. Umuntu munsi arandika ati aha, ariko nubundi nagusuzugura nabirimo pe. None se ubwiwe niki ko ngusuzuguye mu gihe utaranyumva? Nubundi ni ibijyanye n'akazi pe. Nubifate nabi, ndakwinginze mugore mwiza. Undi munsi morning, nizere ko gusuhuza byemewe. Undi munsi morning, ubonye akanya twavugana. Ibindi nawe ndi kubireba munsi. Mu mbere ya Jado. Nkeneye nimero y'uyu mukire Jado. Mbere y'uko Makaca ubwo ni bya bindi wavugaga. Nibyo navugaga rata. Urumva
wa mugani ko bavuganaga neza mbere. Bose ubundi ako kazi kabahuje n'akaye kazi. N'akaye kazi yamukoreye. Mva nawe ukuntu uri mu Kigali ahangaha akanga n'akazi nani Keza yashakiye Muyango ko guhostinga. Yego. Kuki uwo mugabo ari gukomeza cyane kwikurura kuri Muyango cyane kandi ubona Muyango adashaka ko bakomeza kugena imishyikirano. Kandi ari nose yo baguhayemo passe ntutereta nose umugabo gutereta ni ikibazo. Umugabo ari kumugigira. Ibyo rero nibyo nakubwiraga. Umugabo arashaka kumutikura. Bro, ibi bintu byose turi kubona hanga aya screenshot baguhaye ya conversation ntago as a family byari ngombwa ko bijya hanze ibi byose. Umva ahantu bera nawe ikimara none sika nkubaze maka wowe ahangaha uri kunyumva ahangaha uyu mugabo Muyango amufata nk'umutego uri kunyumva uyu ni umutego akavuga ati wa mugore we noneho no kugira ngo babishyire hanze Keza we ahamya ko uyu mugabo yacumise nde binibyo arabihamya kuko niwe watanze passe. Muyango akavuga ati reka uwo muntu sinigeze mpura nawe. Ariko Godfather uzi ko hano hari ikindi kibazo mutibaza kizi chat ari iza Jado nawe safi turugo ubu Muyango we niye hemukiye Jado. Jado mbibutse ko atari Jado w'isibo uyu nundi Jado abantu batanga babigira ngo ni Jado boss wa Muyango nundi Jado nundi mujado tutazi ni Jado Keza. Oya impamvu Jado Keza nuko ari wamuhuje nande na Muyango yo Jado Keza Nisundi Godfather ikindi baza n'umuntu ngahita nshyiraho Makaja Cedric ko Cedric ari wamuhuje nawe ariko uyu mujado oya umugabo gucumita si iruhande hari icyo bitwaye oya mutapinge Godfather ikindi nkubaza umbaza ngira abandi unsimbuke si wowe washyizeho izi screenshot za chat kugeza njyewe muri iyi nkuru ndi ko ngiye ndumva Makaca umuntu yasibye ibintu yanditse wabibwirwa n'icyo agafata screenshot tuvuge nk'aha tubona message ziri kumwe akaba arimo ibyo umuntu yasubije akabisiba ibihe akagwa screenshot anga nawe ukoresha ubwenge buke none se i conversation singize ziri hano ariko tubitekereza oya baratana wowe uravuga gutyo reka nkubaze ntabwo uri kubireba hazamo distance nicyo cya mbere ikindi cya kabiri urabona ko message unguyu yamaze kumusubiza undahita seka Godfather umva ikintu ndi kuvuga message isubiza ikurikira urayibona nawe gira mu bwenge buke Godfather umva ikintu ndi kuvuga hano aramukatiye undaravuga ati ariko aravuga ati ko twahujwe n'akazi undaravuga ati ariko nubundi ndagushakira akazi none si iri hagati aho ngaho ni yihe nyine Godfather umva ikintu ndi kuvuga nkino message ino y'icyatsi turi kureba ngo umva rero nkubwire wa mugabo we Muyango iyaza kuyisiba izindi nizahita zegerana nkaho itigeze ariko message urana kuri gusubiza iri gusubiza iyo hejuru yego kandi biragaragara ko iri gusubiza aramubwira ngo aramushaka uranshakira iki kuki ari kiduhuje ari akazi uranshakira ikindi ki umugabo hasi araseka ha nubundi byo ngushakira nakazi none se ubwo uruko batasubizaga ingiraha nawe mamacuwa Godfather yego ibi bintu birababaje biteye n'agahinda ariko ngiye kumubwiza harimo ibingizi biteye agahinda hemo gakomeze nibe biteye agahinda se mfanyira nkubwire ubundi ibindi muri show biba byatwitse nta kintu cyandanje ese Diamond amaze gutandukana n'abagore bangahe Diamond se ari yigeze arongora hari ubukwe bwa Diamond uzi yakoze atabukora se ntabwo bite byawe Diamond ni umusore gukunda nakibyarira nibyo gukunda n'abaminisitiri batandukana n'abagore ese Tirzo ntiyatandukanye n'umugore si ministre wa Canada ikintu cyica ibintu byose kubura umustar iyo uziko ibi bintu tukabiremereza Kimenyi yatandukanye na Muyango so gutandukana ntibazongeye no gusubirana n'ubundi nose nibo bambira batandukanye ibi ni ibintu cyo dukomeza gufata ibintu birebire my friend ibi ni ibintu biri part of your life ese niba batandukanye babyimenye kutwe kuzana amabanga yabo bakashira hanze bizana se Tirdo ntiyatanganye my friend siwe wa bari kwisobanura umwana agenda iyo hirya ibi ni byamamare kandi bagomba gukirenga amazina imbere y'abafana bari kwisobanura rero hehe nibajya gutanga divorce mutinga mike yawe wowe se ko tuzi ibyawe ko arongwe n'umunyakanada twabwiwe n'iki kutacecetse ngo tumenye ko arongwe tutazi n'iyaba ariko nta kibazo ngenda rero
ntacyo nararongowe abari kurongora Serezi Kigali ndi kubona ibiri kuvamo. Ndi kukubaza kuki twabimenye kutabihishe? Njye nakoze ubukwe narasabye ndakwa nkora ubukwe ku mugaragaro. Tubwirwa n'iki ko umugore aba muri Canada? Mwarabyishakiye ninjye sababwiye. Esa rero iyo ahangaha ni muba mushaka gufata ubuzima bwanyu bwa gistare, urimo kunyumva? Mugashaka kuvugira ngo mumere nk'ubuzima bwa Godfather uraho ngo udafite utagaragara udafite na title. Mujye mureka ibyo bintu. Si nguyu Sami ate ko abantu my friend iyo ubuzima iyo muri public figure turi kumwe kibazo ntabwo muzi Cyongereza. When you say you are public ubundi listen to me. Nako tuzicyo. Maka iyo umusitari ukarongora uretse gato. Iyo wagiye ku Karubanda wamaze kugira stage name uri icyamamare. Urimo kunyumva? Iyo wabaye icyamamare wabaye icyamamare. Rero iyo muba mushaka kugira ngo ubuzima bwanyu ngo ntibikunda ntabwo bishoboka. Iyo udashaka kumenyekana ntibari kugaragara. Turi kumwe? Ahangaha rero twumvikana. Nta byacitse. Bavuga ko urimo kunyumva? Bisobanuye ko tugerageze tugende gateya ejo bundi bakoze ibarura basanga mu Rwanda hamaze gutandukana haratandukanye abantu bangaye ibihumbi bingaye narayibonye ariko ntago nibuka imibare ibihumbi 10 ni ibihumbi 10 ingo zasenyutse bakoze mariage umwaka wose mu mwaka ibihumbi niba ari ibihumbi 10 na bingahe niba ari 70 ingahe sindi kwibuka byo bari biki umwaka wose sindi kwibuka ni benshi cyane bakoze divorce. Turi kumwe? So impamvu aba bantu ibintu bisakuza nuko bafite nyine bari public figure. Kumwe bazwi bari ku Karubanda ubuzima bwabo babushize hanze. So rero ingo zisenyuka buri munsi ni nyinshi bro. Ni nyinshi cyane. Mwebwe ikibazo mugira nuko mufata ibi biboro mukavuga ngo ntabwo bikunda. Impamvu biba byagiye hanze ibingi biri mu buzima bwabo part of their lives ubuzima bwabo baba mu bwa buri munsi. Urukunyumva nta rero gutandukana erega no gutandukana iyo utumvikanye n'umuntu muratandukana ntabwo gutandukana ari ibintu bya danje. Ariko noneho iyo uri umustar ukajya wajya gushakana ugashakana n'umustar bro ibyo bintu byahiriye Jay-Z na Beyonce bihera Clement na Knowless uzambwira abandi byahiriye ubwo n'iki ko byabahiriye baracyari kumwe nuko babishe kuba bari kumwe se bashobora kuba neza umwasi yawe nibyo nakubwiraga kuba baracecetse amabanga y'urugo aguma mu rugo ko wumva ko byabahiriye uri mu rugo rwabo nuko batarabishyira hanze ariko wasanga nabo bitameze neza mujye muri ibyo bintu nta muntu umenya iby'urugo abantu batandukana bafite imyaka 60 bagatandukana akavuga ati nari mbayeho muri gereza mureke rero ntabyo uzi wowe ngaho nta nubwo ari wowe urarongora ubundi ibintu byo kurongora nawe wabibwirwa n'iki ntabwo urarongora ntiwishyire mu impamvu utararongora urayizi se baha nukuvuga ngo kugeza aya masaha muracyahararanye turi kumwe ntimuri abana mu rugo ngo ajya gusurira wumve ko nuko umusuzunuka urumva uramenya ko ntabwo aragera aho ngaho ngo amenye ko ukora iminota 5 birabyo kuba yaraje i Kigali erega hari mu bimeze nk'umuntu abagabo barongora ba diaspora bameze nk'abantu bari kukiraka abenshi bakoresha puturi kugira ngo umugore abishyiremo imbaraga avuga ati umugabo n'uyu nguyu amushiping none se 95% bagera mu mahanga bagira bagahita batandukana n'abagore babo kubera iki mu Rwanda yaragendaga akamurongora nk'umuntu uri kukiraka urumva reka twivugire iby'abahitinze yamaza kugera muri Amerika yamara kurya McDo yamara kurya fast food iminota 2 agakunjamana akavuga ati baberanye kuko nakuzanye ngo uzumara agahinda ukabunyikira yasubira i Kigali akavuga ati nyuraha nanjye nyuraha iyo niyo reality kankugira inama ugomba kuzapakira nk'udupaki nka dekiro ya puturi izagufasha kurya by'inaha ngaha ni bibi urumva rero ibyo ntago ari ibibazo that's the reality nababyeyi mutagera kuri miliyoni ntabwo ndi bumuzane ndabireka mutapinge tugere kuri miliyoni hanyuma ahubwo manote ko baratapinga kabisa gusa makacana niba natapinga turaguma muri bigibi ntabwo ndi buzane ntabwo ndi bumuhamagaza bintwaye muyanga kagucanga ugahita ubona aragiye nka mukanya postinze ifoto y'umugabo ati my man agakubita umutima
none Godfather. nimudatapinga screen ntabwo ndi bumuzane murakomeza mu byagira ahangaha kandi nashaka gutangira ngo shongo hatangire hashye birabareba mutapinge screen